reka nanone dufatanye gushimira Imana cyane muri iki gitondo. Imana yaturinze, Imana iduhaye andi mahirwe yo kuba turi mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo wowe wazindutse wifuza kumva ijambo ry'Imana, wifuza kubona mu maso h'Imana, ngusabe umfashe dushimire Imana cyane, itugiriye neza ikaduha aya mahirwe atangaje, kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana iguhe umugisha. Rero muri uyu mwanya reka nshimire umuyobozi wa gahunda udushyiriyeho indirimbo nziza, indirimbo nkunda cyane, indirimbo idufasha kwibuka no kuzirikana umugisha Imana yaduhaye, umugisha Imana yahaye inyokomuntu yose kugira ngo tubone agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Ndagira ngo rero mbere y'uko dutangira twibuke insanganyamatsiko yacu. Dufite insanganyamatsiko tuzamarana iki cyumweru yo kuzirikana itegeko Imana yaduhaye. Ntabwo ari icyifuzo cy'Imana gusa, ahubwo ni n'itegeko. Itegeko ritwibutsa yuko dukwiriye kubaririza inzira zacu za kera. Inzira zacu za kera, ariko muri izo nzira tukaba tugomba gushakamo inzira nziza, akaba ariyo tunyuramo. Ntabwo ari amayira menshi, ntabwo ari inzira nyinshi, ahubwo ni inzira imwe gusa, akaba ariyo tunyuramo. Ibyo rero n'ubundi ni muri uwo mujyo, ni muri iyo njyana tugiye gukomeza kwigiramo aya magambo Imana iturarikira kuzirikana cyane. Reka rero mbere ya byose tubanze duce bugufi, nanone twiragize Imana. Data ugira neza, Mana idukunda, ndagushimye cyane kuko uduhaye aya mahirwe yo kongera kugaruka mu maso yawe. Ntuduhishe mu maso yawe, ahubwo utwereke ubwiza bwawe, kandi kugira neza kwawe kubane natwe. Ijambo tugiye kwiga ritubere umucyo, ritubere itabaza, ritumurikira mu rugendo, kugira ngo iyi nzira turimo igana iwawe mu ijuru tuyigendanemo nawe uduhetse. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dufite umugisha wo kubanza kuzirikana gushima Imana. Gushima Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane. Gushima Imana ni kimwe mu byo tugomba kuzirikana mu gihe turamya, mu gihe turi imbere y'Imana. Ntabwo dukwiye kuza nk'abantu b'indashima, kuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Natwe dufite impamvu yo gushima Imana. Rero Zaburi turakumva. Yego, murakoze. Nari ngeze aho navugaga nti reka twongere tuzirikane ko gushimira Imana ari umugabane mwiza cyane w'ingenzi igihe turi imbere y'Imana yacu,
dukwiye rwose gufatanya tugashima Imana kubw'imigisha myinshi iduha, ndetse ibyo tubona ni bike, ibyo tutabona nibyo byinshi cyane. Zaburi y'Ijana na 17, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, iratubwira ngo mwa mahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwa moko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Haleluya. Iyi zaburi iraturarikira gushima Imana, iraturarikira twese kuzirikana ineza yayo. Ni byiza rero yuko mu mwanya turimo twongera kuzirikana imigisha Imana iduha, kuzirikana imirimo n'ibitangaza by'Imana yacu. Ese wowe nta mpamvu ufite yo gushimira Imana? Nta mpamvu ufite yo kubona ibyo Imana igukorera ngo nawe uzirikane gushima? Ni byiza ko twirinda cyane guhumiriza amaso yacu ngo tubure gushima Imana. Niba Imana iturarikira kubaririza inzira za kera ngo duhitemo inzira nziza, ni byiza yuko twumva neza ko mu gihe turi muri uwo mujyo wo guhitamo inzira, tunazirikana imbabazi Imana itugirira, ariko kandi biranatwumvisha ko inaturarikira urugendo tugomba kugenda turi muri iyo nzira. Iyo ubonye inzira ukabona yarasibye, ukabona yaramezemo ibyatsi ndetse itakigaragara neza, bihita biguha ishusho ikwereka yuko burya abantu batakigenda muri iyo nzira, cyangwa se batakinyura muri iyo nzira. Ni muri ubwo buryo rero Imana iturarikira kubaririza inzira nziza ngo abe ariyo tunyuramo, biranatwumvisha yuko turi mu rugendo tugomba kugenda igihe cyose turi muri iyo nzira. Ariko noneho Uwiteka hari icyo atubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 10, umurongo wa 23. Aya magambo meza kandi akomeye ndifuza ko buri wese ayazirikana. Aragira ati, Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we. Ntibiri mu muntu ugenda kwitunganyiriza inzira ze, intambwe ze. Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we. Aya magambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya aratubwira ibintu bikomeye. Umuntu ntabwo ashoboye kwitunganyiriza inzira muri urwo rugendo tugomba kugenda rw'iby'umwuka. Niba ari ibyo rero, dukeneye umuyobozi utuyobora muri urwo rugendo. Ibi rero ni byiza cyane ko tubizirikana, nk'uko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 46, umurongo wa 3 kugeza uwa 4. Aya magambo ndayakunda cyane, kandi anyereka neza ko Imana yacu ari umubyeyi wacu koko. Nk'uko umwana mutoya avuka adashobora no kwicara, hagashira amezi 6 yose kugira ngo abashe kwicara, igihe kikazagera buke buke akagenda akambakamba, igihe kikazagera
agatangira guhagurukira ku bintu bimwegereye, buhoro buhoro agatangira gutaguza atera agatambwe, ndetse bikaba ngombwa ko umubyeyi umuri hafi, umuntu mukuru umuri hafi amufasha. Aha naho turabona amagambo meza atubwira ngo nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda. Biratangaje, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndi we. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ni jye waremye, ni jye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana ishimwe cyane. Ese wibuka urugendo rwawe, rwaba urusanzwe rw'umubiri n'impagarike, ukongera ukazirikana urugendo rwawe rw'iby'umwuka? Iyo Imana itaguheka ntabwo uba ukiriho, ntabwo uba ugifite kwizera, na ka kandi gakeya waba ufite. Buriya Imana niyo iduha imbaraga, niyo itugenera, niyo ituyobora, kugira ngo n'uyu munsi tube tukibasha gutera intambwe. Dushima Imana rero yuko itadutererana muri uru rugendo rw'iby'umwuka. Iyi nzira rero ntabwo tuyirimo twenyine, ahubwo Yesaya igice cya 63 umurongo wa 7 kugeza uwa 9, dore amagambo ahari nanone meza yo kuduhumuriza ko tutari twenyine. Umwanditsi w'iki gitabo yashimye Imana avuga ati, nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye. Ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isiraheli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze ati, ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababera umukiza. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. None se niba turi mu biganza by'Imana ikaduterura ikaduheka, urumva uri mu nzira wenyine? Ntabwo biri mu muntu kwitunganyiriza inzira ze, cyangwa se ngo abashe gutunganya intambwe ze, ahubwo Uwiteka niwe uduhetse, Uwiteka niwe uduterura akadushyira ku bitugu, tukagenda twemye, dufite amahoro ndetse n'ibyiringiro. Reka rero nkwibutse ikintu gikomeye. Muri uru rugendo twagiye duhura n'inzitizi nyinshi, ahanini ziterwa na kamere yacu y'ubunyacyaha, aho twibeshya ko hari ubushobozi dufite, aho twibeshya ko natwe dushobora kwigira, nta kibazo dufite cyo gukenera uwadufasha. Nyamara ntabwo ari ubushobozi bukugira umunyakuri, ariko ukuri kubasha kuguhindura umunyabushobozi. Ndagira ngo ayo magambo yazirikane cyane. Ubushobozi wibwira ko ufite ntabwo ari bwo buguhindura umunyakuri, ahubwo ukuri niko kuguhindura umunyabushobozi. Pawulo yaravuze ati, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga.
aya ni amagambo aboneka mu rwandiko yandikiye Abafilipi cyangwa se Abanyafilipi, igice cya 4 umurongo wa 13, ubwe atanga ubuhamya bw'imibereho y'intambara nziza arwana mu by'umwuka. Aravuga ati nshobozwa byose na Kristo we kuri umpa imbaraga. Rero ikinaniza abenshi mu bagenzi ni uko twirarira tukiyemera, bityo mu rugendo tugasiga Yesu inyuma yacu tukijya. Aha rero mu rwandiko nanone Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15 hagira hati nuko mwirinde cyane uko mugenda. Ahangaha uzirikane, turimo kuzirikana iyi nzira Imana itubwira ngo tuyibaririze abe ariyo tunyuramo. Ntabwo rero inzira ibereyeho kuba inzira nk'umutako, ahubwo turasabwa kuyinyuramo. Ariko dute? Tuyigendemo dute? Bibiliya iratubwira muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15 iti nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. None ndagira ngo dusubize ibitekerezo byacu inyuma gato, twongere twibuke insanganyamatsiko yacu. Inzira za kera. Kuva kera tuzi uburyo Imana yagiye ituma abahanuzi, ikaza no gutuma intumwa, ngo ndavuga Yesu, abatuma ati mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, kandi abazizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nyamara hari icyo tugomba kuzirikana. Ni iki cyabaye ubwo intumwa zatangiraga umurimo Yesu yazishinze ku munsi wa Pentekote, ubwo bari bamaze guhabwa Mwuka wera, Mwuka wera nawe amaze kubaha imbaraga, byagenze biti? Bibiliya itubwira yuko amagambo y'Imana amaze gukora no gutsinda imitima y'abayumva, baratatse bati bagabo bene data tugire dute? Igisubizo Petero na Yohana babahaye, barababwiye bati mwihane, mwihane, mwizere ubutumwa bwiza, ubundi murakizwa kubw'ubuntu bw'Imana. Rero aya magambo ureba kuri sikirini yawe, urabona intambwe eshatu arizo kubabazwa n'icyaha, kwihana no kwatura. Kubabazwa n'icyaha, ukazinukwa imibereho yawe y'ubunyacyaha. Iyi niyo ntambwe ya mbere ikomeye umuntu wese asabwa mu rugendo rwe rw'iby'umwuka. Hari abantu benshi bagiye baza mu itorero, ariko iyi ntambwe batazi kwinabaho, batazi n'icyo ivuga. Akaba ari abana bavukiye mu ngo z'abizera, igihe kikagera ku myaka runaka ababyeyi bati mukwiriye kubatizwa. Abana bakaza bakajya mu bitegura, ubona ari imikino, hanyuma igihe kikagera bakabatizwa, bakabagurira imyenda, bakabashakira ibyo kurya n'ibyo kunywa, ukabona ni ubukwe, ukabona ni ibirori, ariko mu by'ukuri batazi icyo kubabazwa n'icyaha ari cyo. Icyaha ntabwo dushobora kubona amagambo atomoye asobanutse neza yo gusobanura akaga icyaha cyazaniye inyoko.
gukina rero ni icyaha ukageza ubwo ugera n'aho winjira mu rugendo rw'iby'umwuka utazi ububi bw'icyaha. Ni akaga gakomeye rero. Kubabazwa n'icyaha ni intambwe ikomeye, nyamara kenshi usanga ititabwaho. Iyo rero umaze kwisobanukirwa neza, uba ugomba noneho kuzirikana, noneho kuzinukwa icyo cyaha ukacyihana, kandi ukatura n'umutima wawe yuko uyobotse Imana kandi uvuye mu nzira zawe za kera mbi wabayemo, ahubwo uhindutse icyaremwe gishya kubw'ubuntu bw'Imana. None izi ntambwe mu rugendo rwawe wazihaye akahe gaciro? Ni iby'ukuri hari igihe ibintu bivugwa bigafatwa nabi mu bundi buryo, bigasa naho turimo kunenga cyangwa se kunegura imikorere na gahunda by'itorero. Nyamara siko biri, ahubwo dukeneye rwose ivugurura n'ubugorozi. None se ni kangahe amavuna akorwa? Ibyumweru 2 cyangwa 1, hanyuma hakabaho umubatizo wihuse, kugeza n'aho umupasitoro, umushumba uri mu mazi ari kubatiza ashobora kuvuga ati, muri iri tsinda ry'abantu bari aha hari umuntu ubonye uburyo uyu mubatizo ari mwiza, akaba yungutse igitekerezo aho turi hano, akumva yabatizwa, nawe ntaze abatizwe. Ese ibyo ntibikunze kubaho? None uyu muntu mu by'ukuri, uretse amarangamutima, azi impamvu igiye kumutera kubatizwa? Azi umubatizo icyo ari cyo? Azi kwizera icyo ari cyo? Ijambo ry'Imana rero riraturarikira gusubira mu nzira za kera, tukabaririza inzira nziza akaba ariyo tunyuramo. Ni byiza kongera gusubira mu murongo muzima wo kwiga ibyanditswe byera, tukamenya uburyo umuntu atangira urugendo rw'iby'umwuka. Ibyo bidakozwe bityo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo bisa no kurira inkike, ntabwo uba wanyuze mu irembo Imana isaba kunyuramo. Ndagira ngo rero tukiganira kuri aya magambo, kuri iyi nsanganyamatsiko, tugende tugane mu rugendo rwo kwiga ijambo ry'Imana, dusoma uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 6, umurongo wa 7 n'uwa 8. Aya magambo aratubwira ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Imana ntinegurizwa izuba. Iyi ngingo ndifuza ko uyitekerezaho cyane. Ntabwo igiciro gihanitse gihebuje ibindi byose Imana yatanze kugira ngo umunyabyaha acungurwe, ntabwo ari ikintu cyo gufata minenembwe umuntu akagifata uko yishakiye kose. Oya, umusaraba wa Kristo niwo ugaragaza ububi bw'icyaha, kandi ku rundi ruhande ukagaragaza urukundo ruhebuje Imana yakunze inyokomuntu. Niyo mpamvu rero gukina n'icyaha ni ugukina n'urupfu, kandi urupfu rw'iteka ryose. Imana ntinegurizwa izuba, ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Rero nagira ngo
ibi tuvuga tubifatireho urugero twiga ku mugaragu w'Imana Mose. Aya ni amateka azwi cyane kuko Mose n'abatari abakristu bo mu yandi madini atandukanye batari amadini ya gikristo, Mose baramuzi, bazi ayo mateka. Ubwo yakoraga icyaha akica umunyegiputa, yahise atangira gusogongera ku ngaruka z'icyaha cye. Ndagira ngo ibi bintu ubyumvire ku murongo mwiza cyane ugufasha nawe kwitekerezaho, nanjye nitekereze. Mose ubu tuvugana ari mu ijuru, ariko ushobora kuvuga uti nanjye nzajya nkora ibyaha nihane, nsaba Imana imbabazi, nanjye ngo nihane, nzajya nikorera ibyaha hanyuma nsaba Imana imbabazi imbabarire, nk'uko na Mose yakoze ibyaha Imana ikamubabarira ndetse ikamuzura ikamujyana mu ijuru. Nkundira nkubwire ikintu gikomeye. Mose ntabwo kuva akivuka ntiyagize amahirwe yo kurererwa mu nzu y'ababyeyi mu rugo rw'iwabo, ahubwo nyina mu gihe abana b'abahungu bicwaga b'Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, bakicwa bakivuka kugira ngo badakomeza kororokera muri icyo gihugu bakaba benshi, Satani yashakaga kuburizamo inama y'agakiza, umugambi w'Imana. Imana yari yarabwiye Aburahamu akaza kuba Aburahamu ko izamugira ubwoko bukomeye. Ibyo byose Satani yashakaga kubiburizamo, ariko ntabwo Imana irushwa amaboko. Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Igihe rero cyarageze, uyu mwana aravuka ari we waje kwitwa Mose, izina aryiswe n'umukobwa wa Farawo, umwami wa Egiputa, wari ugiye kwikarabira hariya ku mugezi wa Nili. Hanyuma abona agatebo karimo umwana mwiza cyane w'umuhungu. Uwo mwana amutera imbabazi, maze aramujyana ajya kumurerera ibwami. Mose ntabwo yabaye ibwami kwa Farawo ari iwabo, yari umwana warezwe ariko atarezwe n'ababyeyi be. Nubwo ushobora kunkosora ukambwira uti ariko nyina niwe wamureze, nibyo, kubw'ubuntu bw'Imana. Mushiki wa Mose yaje yiruka abwira umukobwa wa Farawo ati ariko nakubonera umuntu wakurerera uyu mwana. Mu bwenge bwa Mwuka Wera butangaje bwamuhumekeyemo, ntabwo yigeze avuga ko uwo muntu arimo kuvuga ari nyina. Nyina yaje kurera Mose, amurerera ibwami nk'umukozi uhembwa, ariko ntibigeze barabukwa ngo bamenye ko ari nyina. Ibyo rero ntibivuze ko kuba ari nyina wamureze mu myaka ya mbere y'ubuto, myaka nka 12, ntabwo bivuze ko Mose yarerewe iwabo. Oya, igihe cyarageze Mose asobanurirwa neza ko ari abantu b'abasuhuke baje mu gihugu cya Misiri, cya Egiputa bitewe n'inzara, hanyuma baza baje guhahira muri icyo gihugu, barahaba bagubwa neza. Ariko igihe kiza kugera, hima umwami utazi Yosefu, niwe watanze itegeko ry'uburetwa. Abisiraheli bagubwa nabi cyane. Igihe rero Mose yabonaga bene wabo bari mu buretwa, bakubitwa, bagirirwa nabi, yaje gushaka kubatabara, ariko abatabaje amaboko ye, imbaraga ze. Niko kureba umunyegiputa wakubitaga Abisiraheli,
maze akebaguje arebye hirya no hino abonye ko nta muntu umureba, aramwica. Amutaba mu musenyi wari aho hafi, arangije arigendera aravuga ati ntawe uzabimenya. Nimumurebe rero. Amaze kumenya ko byamenyekanye, na Farawo amaze kubimenya ashaka Mose nawe ngo akurikire uwo munyegiputa amwice, noneho arahunga ajya i Midiyani, ajya kubana n'intama, ari umwungeri w'intama kwa Yetiro, mu gihe cy'imyaka 40 ari mu ishuri ry'umubabaro. Iri shuri Imana yemeye ko aryiga kugira ngo yimenyeho ubugoryi, yimenyeho ko adashobora kwitunganyiriza intambwe ze, yimenyeho ububi bwa kamere ye, maze Mose ajya muri iri shuri rikomeye cyane. Nkundira nkubwire ko mu gitabo Intambara Ikomeye, iki gitabo cy'intambara ikomeye gisanzwe gitoya ku ipaji ya 51, ahangaha niho Imana itangira uburere bw'ishuri ry'umuruho no kubabara, kandi akaba ari bwo butuma umuntu abaho neza. Ibyo bikaba ari nabyo umuntu waguye mu cyaha akeneye. Aya magambo ubwo nayasomaga yarantangaje. Ni amagambo akomeye ngira ngo nawe utekerezeho. Iri shuri ry'umuruho, iri shuri ry'umubabaro Mose yizemo, iki gitabo kiratubwira ngo umuntu wese waguye mu cyaha niryo shuri Imana yamushyiriyeho kugira ngo rimwigishe kandi rimukuze. Muri iki gitabo tubwirwa imibereho y'abavoduwa cyangwa se abawaridensi. Nubwo bari bafite imibereho iruhije, basabwa gukora cyane, ariko nanone iryo shuri ry'umuruho ryarabareze kandi baba abantu b'ingirakamaro, bagize kwizera gushikamye, bituma imibereho yabo iba icyigisho na bugingo n'ubu. Rero uyu mugaragu w'Imana Mose wagaragaje intege nke cyane icyo gihe, ntabwo byaciriye aho. Igihe cyarageze arongera nanone akora icyaha gikomeye cyaje ndetse no gutuma atakaza amahirwe akomeye yagombaga kumufasha kuzagera mu gihugu cy'isezerano. Muvandimwe, igihe uvuga uti nzajya nkora ibyaha nsaba imbabazi, nanjye niyo napfa Imana izanzura injyane mu ijuru nk'uko yababariye Mose. Ingaruka y'icyaha yageze kuri Mose mu mibereho ye. Nagira ngo ibyo bintu wongere ubizirikane muri iri shuri ry'umuruho, wongere utekereze ku mugaragu w'Imana Mose. Muri iyi myaka 40 yamaze i Midiyani, wibaze ngo uyu murimo yagiye gukora wo kuragira intama, uratekereza ko umushumba arya iki, aryama he, abaho ate muri iryo zuba rimwirirwaho, imbeho, imvura, anyagirwa? Wibaze umuntu wari uturutse ahantu heza cyane ibwami mu gihugu gikomeye ku isi y'icyo gihe. Uretse ko n'uyu munsi igihugu cya Misiri ntabwo ari igihugu cyoroheje cyane, ni igihugu gikomeye, ariko icyo gihe Misiri cyangwa se Egiputa yari igihugu gikomeye ku isi. None uyu muntu ugiye mu ishuri ry'umubabaro, uratekereza ko amasaha y'umunsi uko ari 24, umunsi umwe gusa, yari amasaha amumereye ate? Ibi byose
byabayeho kugira ngo Imana icishe bugufi uyu mugaragu wayo, nk'uko byagenze kuri Nebukadinezari wamaze imyaka 7 mu ishyamba arisha nk'inka. Ariko noneho Mose umunsi umwe, ukwezi kumwe, umwaka umwe, imyaka 5, 10, 20, 40 yayimaze Imana irimo gutegurira umugaragu wayo kugira ngo asobanukirwe iby'urugendo rw'iby'umwuka. Icyakora Mose yarihannye. Mose asaba Imana imbabazi, asobanukirwa, ababazwa n'icyaha, arihana, yatura icyaha cye, Imana iramubabarira. Ingaruka z'icyaha zamugezeho. Imana ntinegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba aranabisaba. Igihe cyarageze, Mose Imana iramuhamagara kugira ngo agende ajye kwikorera, agende ajye gukora umurimo w'Imana wo kugira umurimo ukomeye akora, bityo akure cyangwa se ayobore Abisiraheli, abavane muri kiriya gihugu cy'uburetwa. Cya cyifuzo yari afite nicyo nanone Imana yamwoherejemo, ariko noneho asobanukirwa ko atari we uzabikora, ahubwo Imana izabimukoresha. None muvandimwe, nkundira nkubaze, Mose ageze mu murimo wo gukora icyo Imana imuhamagariye mu gihugu cya Egiputa, byaje kugenda bite? Yaje guhura n'ikigeragezo, atewe n'abantu yayoboraga, abantu batumva, abantu badashaka kugonda ijosi, maze igihe kiragera, nanone Mose akora icyaha gikomeye. Reka nturarike dusome aya magambo ari mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 4, paje 360. Aya magambo atubwira ko Mose yagaragaje intege nke cyane imbere y'iri shyanga. Yagaragaje cyane kubura kwitegeka, agaragaza umwuka usa n'uwo abitotombaga bari bafite. Iki gitabo kiratubwira ibintu bikomeye. Yari akwiriye kuba yaratanze urugero rwo kwiyoroshya no kwihangana imbere y'iyo mbaga y'abantu bari biteguye gushaka inzitwazo z'amakosa yabo. Kutanyurwa kwabo ndetse no kwitotomba kudafite ishingiro, bitewe n'uko ku ruhande rwe yagaragaweho n'ikibi. Icyaha gikomeye cyane cyari icyo gutekereza ko ari mu mwanya w'Imana. Aha ngaha murabyibuka, i Kadeshi niho Abisiraheli bivovoteye Imana, bavuga ko inyota ibishe, bavuga ko bafite inyota nta mazi ahari, bati Imana yatuzaniye iki kwicirwa n'inyota muri ubu butayu, ko muri Egiputa hari inzuzi, hari amazi meza. Mose arababara. Mose aragenda atakira Imana ati aba bantu noneho ndabagirana. Itegeko Imana yamuhaye ryari iryo guhagarara imbere y'igitare cyabakurikiraga aho bagendaga hose, kandi iki gitare cyari Kristo. Kristo niwe soko y'ubugingo, niwe umara inyota. Maze Imana imuha itegeko ngo ubwire icyo gitare maze kivemo amazi. Ntabwo yigeze abwirwa kugikubita. Ariko noneho Mose akora icyaha gikomeye, abwira aba bantu arakaye cyane, afite umujinya, ababaye, ananirwa kwitegeka,
agaragaza umwuka usa n'uwo abo bitotombaga bari bafite. Noneho icyo yakoze cya gitare yaragikubise, kandi agikubita kangahe? Inshuro ebyiri. Umwanya w'icyubahiro Mose yari afite kugeza icyo gihe ntabwo wigeze ugabanya igicumuro cye, ahubwo waracyongera. Uko urushaho gusobanukirwa byinshi, uko urushaho kumenya byinshi, ni nako inshingano ufite n'umwenda ufite urushaho kwiyongera mu maso y'Imana. Aha turahabona umuntu kugeza ubu wari indakemwa, ariko noneho aracumuye. Abantu benshi bari mu mwanya nk'uyu bashobora gutekereza ko icyaha cyabo gishobora kwirengagizwa bitewe n'igihe kirekire bamaze barangwa n'ubudahemuka butadohoka. Umwanditsi w'ibihamya by'itorero Ellen G. White araturarika kugira ngo twongere natwe twitekereza. Uri umupasitoro, uri umukuru w'itorero, uri umuvugabutumwa wubashywe cyane, uri umuntu uzwiho ubunararibonye, kandi mu minsi yawe yo kubaho wabaye indahemuka, ntiwigeze udohoka. Ariko ushoje ute? Urangije ute? Iherezo ry'urugendo rwo kwizera rigenze rite? Ribaye rite? Mose ageze mu zabukuru, bageze ahantu bari bagiye kwambuka Yorodani, aho niho yasitariye. Kuba umaze igihe kirekire rero urangwa n'ubudahemuka butadohoka, ntabwo bivuze ko byatwikira icyaha cyawe, ariko ntibishoboka. Ahubwo byabaye ikibazo gikomeye cyane ku muntu wari warahawe icyubahiro n'Imana, kubona yagaragaza intege nke z'imico ye ubwo yagiraga uburakari. Byari kurutwa n'uko yari kuba ari ku mwanya w'inshingano yoroheje. Ndabyibuka hari igihe inama zimwe z'umurimo w'Imana, inama z'itorero, abantu bazicaramo bakavugana byinshi ku bijyanye n'iby'umurimo w'itorero, umurimo w'ivugabutumwa n'ibindi bibazo by'abizera, ariko hakaza kubonekamo bamwe bajya mu ruhande rumwe, abandi bakajya mu rundi, hakaba impaka ndetse hakabaho n'abashobora kurakara. Njya numva ko hari n'abarwana. Biratangaje. Ariko icyo ngira ngo mvuge ni uko izi nshingano abantu bishimira mu murimo w'Imana ni izo kwitonderwa, kuko niba uri uwo kureberwaho, niba uri icyitegererezo cy'abandi, umenye ko icyaha cyawe kizaba ari icyaha gikomeye, kuko igiti kinini cyane mu ishyamba iyo gitemwe kikagwa kigwira ibito kandi kikabihanyura ndetse kikabigusha kubera ubunini bwacyo. Uko niko icyaha cy'umuyobozi, icyaha cy'umubyeyi, icyaha cy'umuntu wese ufite inshingano ziyobora abandi kiba kiremereye. Aha ngaha umwanditsi aravuze ati byari kurutwa n'uko yari kuba ari ku mwanya w'inshingano yoroheje. None muvandimwe, waba uzirikana ko Mose yari ahagarariye Kristo? Ariko birababaje cyane ukuntu ishusho ye yagaragaye yari ifite igishakwe gikomeye. Mose yari yacumuye, kandi ubudahemuka bwamuranze mu gihe cyashize ntibwashoboye guhongerera icyaha yari amaze gukora.
ndagira ngo uzirikane aya magambo tugiye gusoma. Aya magambo arakomeye. Ishyanga ryose rya Isiraheli mu rugendo ryari ririmo riva muri Egiputa ryerekeza i Kanani, intambwe yose ryateraga ryari ririmo kwandika amateka afite icyo avuze. Aya magambo reka nongere nyasubiremo. Ishyanga ryose rya Isiraheli muri rwa rugendo ryarimo riva muri Egiputa rigana i Kanani ryari ririmo kwandika amateka afite icyo avuze ku bisekuru byari kuzakurikiraho. Aya mateka agomba kwandikwa n'ikaramu idasobwa y'ijuru nk'uko ari. Abantu b'ibihe byose byakurikiyeho bagomba kubona ko Imana yo mu ijuru ari umutware udakebakeba, udashobora na gato gushyigikira icyaha. Ibi byose ndabivuga nzirikana insanganyamatsiko yacu yo kubaririza inzira ya kera nziza, akaba ariyo tunyuramo, kubabazwa n'icyaha, kwihana no kwatura, maze tukakira ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Ibyo bidakozwe, mu rugendo rwacu rw'iby'umwuka turaruhira ubusa, turarushywa ubusa. Ntabwo Mose yageze i Kanani. Iyo ni ingaruka ikomeye. Muvandimwe, twerekeza ku musozo, nagira ngo nongere nkwibutse ikintu gikomeye. Ushobora kumbwira uti Mose ari mu ijuru. Ni iby'ukuri Mose yababajwe n'icyaha cye, erega ntiyanagikoze ari wenyine, yagikoze ari kumwe na mukuru we Aroni, maze baravuga bati tubasha kubakurira amazi muri iki gitare. Ubwo tubasha ivuze ngo babaye umupersona cyangwa se uwa kane mu Mana. Dusanzwe tuzi Data, Umwana na Mwuka Wera, none hajemo Mose na Aroni. Icyo kintu kirakomeye cyane, kwigereranya n'Imana. Ibi dusanzwe tubizi ku mwana wo kurimbuka dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2, igice cya 2, ahatubwira wa mubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose akigereranya nayo. Ariko hano turabona Mose avuga ati tubasha kubakurira amazi mu gitare. Yigereranya n'Imana. Rero we na Aroni bahanwe igihano gikomeye cyababaje imitima yabo, barashenguka, ariko barihana, Imana irababarira. Barababariwe, ariko ingaruka y'icyaha yabagezeho. Umuntu wabanje gupfa ni Aroni. Azamuka umusozi wa Hori ari kumwe na Mose n'umuhungu we Eleyazari. Hanyuma bageze kure aho yagombaga gupfira, Imana yategetse Mose kwambura ikanzu y'ubutambyi Aroni, ayambika Eleyazari wagombaga gusimbura Aroni. Hanyuma Aroni umwuka urahera, Imana itegeka abo bagabo babiri gusa kuba ari bo bashyingura uyu munyacyubahiro, uyu mutambyi mukuru Aroni. Ubwo ubuzima bwe buhagarariye aho, arasinzira. Ntabwo yahambwe muri cya cyubahiro cy'imbaga y'abantu muzi muri iki gihe, ariko abo bantu babiri gusa nibo bari bahari mu ishyingurwa ry'umutambyi mukuru Aroni, apfa atageze mu gihugu cy'isezerano. Igihe kiragera, Mose nawe umunsi we uragera.
Imana imubwira ko nawe igihe cye kirangiye. Asaba Imana cyane ati, Imana, nabaye kwa Farawo, ntabwo nagize amahirwe yo kuhabona ikibanza ngo nubake. Nabaye kwa Yetiro imyaka 40, sinigeze nubakayo ngo nubake, ntihari iwacu. Ngaruka muri Egiputa, nzerereye muri ubu butayu, none wankundiye nkagenda nkagera mu gihugu cy'isezerano, wenda ngahita ngwaho, ariko nanjye nkabona igihugu wadusezeraniye, nkabona ahantu nashinga ihema, nibura abantu bakazajya bavuga bati ahangaha niho hari kwa Mose. Uyu muntu w'Imana yasinziriye, nta aderese n'imwe mu isi agize yicaramo ngo avuge ati aha ni iwanjye, aha ni mu rugo rwanjye. Nkundira nkubwire muvandimwe ngo ntugakine n'icyaha, ntukabone icyaha nk'akantu gato. Ibyo umuntu abiba arabisaba. Rero reka tubaririze inzira, maze iyo nzira nubwo yaba ifunganye, ongera ujyane nanjye muri ibi bihamya, maze dusoze, kuko igihe nacyo kidusaba kubaha igihe neza. Hano haratubwira nanone mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 4 ku rupapuro rwa 354, amagambo atubwira ngo inzira ifunganye igana ku bugingo ishobora kugaragara nk'idafite ibyiza bireshya amaso, ikagaragara nk'inzira yuzuye amahwa n'ibitovu, ariko ntabwo ariko biri. Ni inzira isaba kuzinukwa ibinezeza by'ibyaha, ni inzira ifunganye, ni inzira yaharuriwe abacunguwe b'Uwiteka ngo bayinyuremo. Amagambo ari imbere yawe, niba ushobora kuyabona, aravuga ngo nta muntu ushobora kunyura muri iyi nzira ngo atware imitwaro ye y'ubwibone, kwikunda, uburiganya, kubeshya, ubuhemu n'irari rya kamere y'umubiri. Nta muntu ushobora kunyura muri iyo nzira ahetse uwo muzigo, uwo mutwaro w'ibyo byose tumaze kuvuga. Iyi nzira irafunganye cyane ku buryo abayinyuramo bagomba gusiga inyuma ibi byose. Ariko inzira ngari ni nini bihagije ku buryo abanyabyaha babasha kuyinyuranamo amatwara yabo yose y'icyaha n'ubunyacyaha bwabo. Imana idufashe kwemera kunyura muri iyi nzira, ariko iduture iyi mitwaro y'ibyaha, itwambure ikanzu y'ubushwambagara twambaye, itwambike gukiranuka kwa Kristo. Ndagira ngo mwene data, mushiki wanjye, dusoza dusengere mu mutima, dusaba ngo Imana iduheke, idushoboze kugenda nk'uko Yesu yagendaga, idushoboze gukomeza kurwana intambara nziza, turinde ibyo kwizera nk'uko Pawulo yarwanye intambara nziza akanesha. Natwe Imana iduhe kuzagira amaherezo meza, kandi tukiri mu nzira, turi kumwe na Yesu, Imana iduhetse. Niryo sengesho ryanjye ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.